turizera ko byera baze basaruzerewe haleluya tuzanezerwa tuza tundimiba tunezerewe oh tuzanezerwa tubaye ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro nizaho ya twese nkuko mubibona noneho ntangiye gusarura ubunyobwa. Reka nkubwire ngo je ni Imana na Jean Paul inoni BTN. Nshimira cyane abakomeje kugenda badufasha kujya mu kino kiganiro, mukomeze kugenda mukibona. Bibutsa ko inoni BTN TV ikiganiro nizaho ya twese, by'umwihariko turacyari mu karere ka Rwamagana ni mu ntara y'Uburasirazuba. Murabizi ko ubuhinzi nicyo kintu cyonyine kitigeze kigira lockdown. Niyo ngeze kuri polisi ndababwira ni mwabagabo mwe ngiye mu murima, ugiye mu murima uri mu modoka, yego dore isuka yanjye ngiye, kamwereka kamera na mikoro. Ubwo rero reka nkubwire ngo nawe ahubwo reka nkubwire indi mirimo yose wayireka ariko ugakora ubuhinzi. Gusa twibuke ko tuba tugomba no kugira babandi bicara mu biro nabo tukagenda tukabasaba bakaduha service. Pastor nize namutanga kuri aba bagenerwa bikorwa banyu muri rusange. Inama nabaha iya mbere nuko buri muntu wese avuka Imana imufiteho umugambi kandi mwiza. Yego. Ariko uwo mugambi Imana igira ku muntu, umuntu agira uruhare mu kuwusohoza. Imana yaguhaye ubuzima, iduha ikirere cyiza, iduha amaboko, twe kurindira rero ko arundi uzadutunga kuko ibikwiriye byose Imana yagize ute yarabiduhaye. Ibyo kwirirwa tuvuga ngo turasenga ngo Imana izagobora imibereho, yo dusenze Imana iduha orientation, tugomba kumva ubushake bw'iki bw'Imana. Icya mbere ni ugukura amaboko mufuka bakagira ute bagakora. Icya kabiri ni ukumenya amakuru yiteganyagiye, kavuga ngo iki gihe nicyo kubiba, kiragiye nicyo kugira ute nicyo gusarura. Pastor buretse aho ngaho, buretse gato hari ikintu nshaka nanjye kugira ngo umenye, muhinga kubera sezo cyangwa muhinga bigendanye n'umwuga? Umwuga duhinga nk'umwuga ariko na sezo, kuko urabona ko hano ntabwo twegereye ahantu twakuhira. Ntabwo twegereye ahantu twabona uburyo bwo kuhira. Nabyo turabiteganya kwegera ahantu twakuhira, ariko iyo udafite uburyo bwo kuhira ugendana na sezo. Niyo mpamvu navugaga ngo dukeneye amakuru yo mu ijuru atunga wa mwuka, tukakirana n'amakuru yiteganyagihe azakoreshwa hehe mu buhinzi. Icya gatatu ni ukwizigama. Niba icyo babonye, niba umuntu abonye amafaranga 100 narye make azigame andi. Icya kane ni ugukunda abana, gukunda abana kuko Imana yaduhaye abana, ni nabo barimo kubafasha, ni nabo barimo gutuma babasha kugira ibyo bigeza. Pastor, hari ababyeyi mu Rwanda, tureke noneho hano mu karere ka Rwamagana, bagifite umuco wo gutega amaboko no gushyira amaboko mu mufuka. Abo ngabo burababwira iki? Nababwira ko igihe cya manu cyarangiye. Igihe cya manu Imana yatungiye abantu mu butayu igwisha manu, bakabyuka bagatora bakagira ute bakarya. Icyo gihe cyararangiye. Buri gihe nkunda kubibwira abantu, nukunda gutega amaboko ujye wemera kuba mu buzima busuzuguritse. Hari umuganda abanyarwanda baciye nkunda ngo usoroma ibimusumba ngo ahora iteka yiteguye gutokorwa. Nuvuga ngo umuntu wora iteka ashaka gutega amaboko kuba musumba, ajya ahora yiteguye no gutokozwa n'agasuzuguro bamusuzugura, no kutamuha, no kwicwa n'inzara ejo hazagira ute hazaza. Ibigega by'abandi ntibitunga abana bawe. So mujya mubona ko n'inyoni zirarya kumwero, ariko iyo twamaze guhunika zirasonza zikaguruka zikajya ahandi. Tidukwera kubaho nk'inyoni, dukwiye kubaho dukora cyane, kuko Bibiliya iratubwira ngo abakiranutsi barahirwa kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ntabwo bazatungwa nuko basabye, ntabwo bazatungwa nuko basenze ngo Imana ikora iki ibitangaza. Umukiranutsi arahirwa kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko. Ni ngombwa ko muryoherwa. Murabizi ko ubunyobwa ni igihingwa abantu benshi bakumira gasosi kabwo bakirya iminwa. Reka nkubwire rero ngo twarazengurutse, tubajyana mu buhinzi bw'ibigori, tubajyana mu buhinzi bw'umuceri. Kuri uno munsi none reka twirebera uburyo isosi sasa tuyirya. Tugiye kurya isosi y'ubunyobwa, turamenya byinshi ku bunyobwa. Ubundi reka tuze tuganira n'abagenerwa bikorwa cyangwa se n'abafatanya bikorwa bacu, aribo bakiriya tugiye kureba, aribo bahinzi turi kumwe mu murima. By'umwihariko reka mbabwire ngo inoni BTN ikaze mu kiganiro. Yes, kiganiro cyacu turagikomeje, turi mu murima w'ubunyobwa nkuko nagendaga mbibabwira. Mama ura? Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru neza. Tuganira. Tumaze kugenda tuganira,
twaciye mu bigori noneho tuje mu buhinzi bw'ubunyobwa bakwitande banyita Nyiramana Julienne. Nyiramana rero ndashaka kwimenyera njye mbona n'iki sosi y'ubunyobwa banzu nyihe ubunyobwa w'ubuzu Ubunyobwa bugira isosi iryoshye ifashe y'ikinyiga. Biterwa ariko n'uburyo wayitetse. Biterwa n'uwayitetse. Yego. Ufashe ubunyobwa ukabushyira mu isekuru. Uryoshye isosi se cyangwa urayibisha? Nawe urayiryoshye. Uryoshye isosi. Ndavuga wowe uryoshye isosi? Uryoshye isosi cyane. Bikaze? Ndayiryoshye. Okay. Sasa noneho turacyakomeje n'akazi kacu. Ariko noneho ndashaka kugira ngo nyibwirire. Ubundi igitekerezo cyo guhinga ubunyobwa cyaje gute? Igitekerezo cyo guhinga ubunyobwa rero twicaye hamwe nk'itsinda tureba ibyo dukwiye gukora kugira ngo biduteze imbere. Yego. Turavuga ngo mureke duhinga ubunyobwa kuko ari igihingwa cyiza gifite vitamine ku bana n'abantu bakuru. Yego. Dukodesha ubutaka. Turabanza tuharima neza. Ubundi se mbere yuko mukodesha ubutaka. Twibuke ko ari abana banyu mukorera. Yego. Mwari abakene cyangwa mwari abakire? Twari abakene. Abakene bameze gute? Twari abakene. Nyakujya cyangwa abana? Ntago ari nyakujya. Mwari abakene gusa? Twari abakene gusa ahubwo badafite amikoro. Badafite amikoro. Ubutaka rero turateranya imbaraga zacu. Tubona amafaranga yo kububona. Yego. Turayatanga. Yego. Dushyiramo ingufu zacu, imbaraga. Yego. Turahinga. Tumaze guhinga dushaka imbuto turatera. Tubona ni byiza kuko guhinga ubunyobwa ni ikintu twari dushyigikiye cyane kuko tuzi ko ari ikintu igihingwa cyiza gifite agaciro ku buri wari we wese. Reka ntambuke rwose uravuga uti ubunyobwa ni ikintu gifite agaciro kuri buri muntu uwo ari we wese cyane rwose. Mugabo reka nkwibariza akabazo. Ubundi umwana bumukene cyangwa ababyeyi be nibo baba bakene? Uyu mwana ntago aba umukene ahubwo ababyeyi nibo baba bakene kuko ubundi umwana we aba ari u Rwanda rw'ejo hazaza. Aba afite n'imibereho n'umubyeyi iyo yagize ibitekerezo byiza mu mutwe afungutse umwana ntashobora gukena ahubwo wa mubyeyi wa mwana abamuboneyeho amahirwe yo kugira ngo agire ibindi bitekerezo abamukuyeho umwana we akagira ibitekerezo bizima kuko umwana ntago aba umukene. Yes, inshuti bakunzi ba televiziyo ya BTN reka tubibutse ko by'umwihariko tukiri mu kiganiro cyacu, ikiganiro ni zahabu ya twese. Kwibutsa ko kuri uno munsi turi mu karere ka Rwamagana, noneho turimo kuganira n'itsinda ry'abahire. Turimo kuganira n'itsinda ry'abahire. Abahire ni itsinda naryo rifashwa na Compassion International, ariko noneho ni Zion Temple Paruwasi ya Mwurire. Reka nkubwire ngo intego ni imwe, kuzahura cyangwa se gukura umwana mu bukene. Aba bose turimo kureba mu mirima bahagarariye abana babo. Itsinda ryabo rigizwe n'abana 20. Turacyakomeje kugenda tureba kuki mwahisemo guhinga ubunyobwa mu itsinda ryanyu. Impamvu twahisemo guhinga ubunyobwa, iki gihingwa ni igihingwa gikungahaye mu buryo bw'intungamubiri cyangwa intungabuzima. Ariko ngo kubaga ubunyobwa ni fresh. Ubunyobwa ni fresh nawe ubyumva nyine. Nanjye nyine iyo ndasheho mba numva nanjye mfite akandi kantu kiyunguyeho. Niko ndeba gutya nanjye uko mbona ndi chapu. Uri chapu. Wana kabisa. Ya reka rero noneho twirebere. Uragira uti ubunyobwa ni igihingwa gifite intungamubiri na vitamine. Ibyo baratwumva bakuru bazi icyo turimo kuvuga. Kandi nawe ntutubeshye ndabona umusore. Umusore mu gihingwa nawe uragikunze. Ngewe buri munsi baneguriye ku meza yanjye ngomba kuryaho agasosi k'ubunyobwa. Yego. Byanarimba nka nabuhekenya. Maze ngewe n'umwumbati ndawuhekenya. Yego. So rero none reka turebe. Ubunyobwa bushobora kukuzamura ukakuvana ku bukene. Ubunyobwa bushobora kunzamura ukavana ku bukene kubera ko impamvu tuba twarabitekereje gutya. Ubunyobwa nk'ubu ngubu kumwero iyo bweze iyo tugiye kugurisha ikiro cy'ubunyobwa kiba kigura 1200. Urumva rero ko niba nejejemo ibiro 50 birahagarara 60. Yego. 60 rero urumva ngomba kugenda nkaguramo ingurube cyangwa nkaguramo ihene kuko mu matuko wa mwana nawe agatangira ko wa mwana akazamuka yorora kandi akabamenye ko wa mubyeyi agize icyo musaruraho. Urumva rero iki gihingwa twahisemo nk'ababyeyi bishyize hamwe dukorera abana bacu. Numva ko ni igihingwa gishobora kutugira umumaro kuko iki gihingwa ntago kijya kirumba
ngo tubure icyo dusaruramo nk'uko namwe mubireba gutya iki gihingwa ku isoko kiba gifite agaciro kurusha ibindi bihingwa. Yego mugabo reka rado rwose gira hino ningane n'uyu mugabo mugabo kuke ufite agasatsi kuburamo neza ntacyo agasatsi kawe rwose kameze fresh aho wemera ko ubunyobwa ari igihingwa gishobora kuguteza imbere kikakuzamura icyo ni kinyemera cyane impamvu nkemera ubunyobwa ni igihingwa gikungahaye ku bintu bijyanye n'intungamuzima gikungahaye ku mavuta uretse ubushobozi tutabasha kubona buhagije ubundi twagashatse mashine igakamuramo amavuta y'ubuto tugashyira ku isoko abantu hose ugera no muri processing bigahita bigaragaza akamaro kabyo cyane. Noneho umwana wawe ajya gutoranywa naringiye kuvuga ngo ajya guhitwamo ajya gutoranywa yari ameze umuryango wawe wari umeze ute? Mu magambo make ntagiye kure cyane umwana wanjye ajya gutoranywa njye nari umukene uri muri cya cyiciro cyahoze ari icya mbere ariko ubu ngira ngo nicyo cyabaye cya gatanu noneho atoranywa kugira ngo n'itorero Zion Temple mwurire kugira ngo bafatanye na kopasiyo mu barwanya ubukene hanyuma batufashirize bari abana abo bana barabafashije pe kugera ubu ngubu tunavugana turabashima cyane kuko batuvaniye abana mu bukene barabafasha guhera ku bikoresho by'ishuri kubiyarihira mitiweli ubwo ni n'agashya babashyize barimo muri ejo heza badukoreye ibintu byiza abana barahabwa imyenda y'ishuri amakaye amakaramu inkweto za siporo imyenda ya siporo kandi bakanabarihira mitiweli babashyize muri ejo heza. Nkurikije ukuntu nawe ubwawe ukeye urabona ko umaze kuva kure rwose hari aho umaze kugera kuri ubu ngubu byibuze nk'iyo murangije gusarura mu itsinda umuntu aba ashobora gufata nk'amafaranga angahe? Iyo dusaruye nk'iyo mu gikorwa cy'itsinda turi itsinda ry'abantu 20 ibigaragara ntabwo umuntu ashobora kuburamo nibura ibihumbi 50 byo kwiteza imbere ngo yizamure mu rugo. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu reka tuganire n'abandi babyeyi hano hirya mu by'ukuri ibyishimirwa ni byinshi mama reka tuganire ibyishimirwa ni byinshi kuri mwebwe mwumva kuri ubu ngubu nk'itsinda ryanyu murateganya kugera kuki? buriya ukuntu umuntu abaho avuga ati njye narinda ahanga wenda nta matera mfite nta tungo mu rugo mfite itsinda ryacu ryatuguriye ingurube turoroye amagurube amwe afite inkoko ngoroye misaya myiza ndyohesha birayi. Iyo dusaruye gutya rero ushobora kuvuga uti wenda simfite n'imbuto y'ibishyimbo yo guhinga mu rugo cyangwa ibigori dukuramo amafaranga tukagenda tukagura iyo mbuto y'ibishyimbo tukaba twahinga mu mirima yacu. Murateganya kugera kuki noneho nicyo nabajije? Twebwe dufite nk'uko twagira icyo twabona cyadufasha nyine kivuye muri buno buhinzi bwanyu. Muri ubu buhinzi bwacu twebwe turifuza kuzajya dukora akawunga tugakora za sosoma buriya tuzashaka imbuto zose tuzazihinga. Yego reka ngushimire cyane. Hari undi muntu ufite icyo yambwira yumva ashaka kuzakura ku itsinda kugira ngo turusheho kureba uburyo ki tugaruke kuri wowe nk'ibi byatsi harya inkwavu zirya ibindi harubwo zabirya ariko udutungo ihene inka ku kijyanye n'ubworozi icyo bimeze gute mu itsinda ryanyu? Bavuze ingurube bavuga iki bimeze bite? Ariko mu by'ukuri iri tsinda ryacu uko ndibona n'ingufu rifite icyo turimo kubura urebye n'ubushobozi bwo gushaka ubutaka bugari tugize amahirwe tukabona utuvuganira tukabona ahantu twakura ubutaka bwagutse. Ubwo nyine ahita urasa ku ntego usabe leta kuko Rwamagana ifite ibishanga badufashije tubonye umuvugizi bidufashamo kandi umuvugizi turimo kubukora. Yego noneho ni ukuvuga ngo dukeneye no korora n'inka ariko ntabwo ibi byonyine ari byo twagakoze gusa twebwe tubonye ubushobozi twakora byinshi kuko dufite imbaraga zo kubikora. Ubwatsi nk'ubu nkajya mbuzamukana mu murima ngaha mvuye mu murima nkahereza inka nangwa ihene nangwa se n'inkoko umuntu abana bakarya n'amagi ibintu nk'ibyo byose turateganya kuba twabikora bitewe n'ubushobozi. Hanyuma nibabaha muramutse wenda babahaye igishanga byagenda gute? Mwakora iki? Baduhaye igishanga twashyiramo imbaraga tukagihinga
tugatera soya tugatera ibigori tugatera imboga z'amashu tukaguka icyo twifuza ni ukwaguka muri make tukaba abantu bagari. Yes, inshuti bakunzi ba televiziyo ya BTN by'umwihariko mumaze kumva ubwema bwa bano bantu bumbiye muri no tsinda. By'umwihariko reka dutere indi ntambwe twegere n'abayobozi ba Compassion twumva icyo bavuga. Ese ubu buvugizi turimo gukora ku bijyanye no kuvuga ngo wenda babe babona aho babonera ibishanga, yewe turaza kugereza kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana. Uraza kumva byinshi buri buze kugenda butubwira ku kijyanye no kugira ngo barusheho kurwanya ubukene ndetse barwane nuko umuturage azamuka ahore kwisonga nkuko duhora tugenda tubivuga. Reka tuganire n'abayobozi ba Compassion bagira ibyo batubwira. Ese hari ubundi bufasha bundi wenda ushobora kuboneka kugira ngo nizo nganda barimo kugenda batubwira babe bazigeraho? Yes, turagarutse n'ikiganiro cyacu nkuko nari maze kuganira na bano babyeyi twahuriye hano mu murima muri rusange. Twagize amahirwe yo kuza muri Rwamagana ariko tuhahurira n'abagene ababatera inkunga muri no mishinga yabo. Komusinya Robina ni umuhuzabikorwa wa Compassion Internationale n'amatorero muri rusange. Reka noneho tugiye kuganira nawe atubwire ese niki bakomeza kugenda bafasha no matsinda bagiye batera inkunga cyangwa se bagenda barwana nabyo mu rwego rwo kugira ngo barusheho kugenda barwana no kuvana wa mwana ku ngo y'ubukene, nubwo umwana ataba umukene ahubwo abashobora kuzakura akagira byinshi agenda ageraho. Hari sanamutima, hari no kuzamura umuntu mu bijyanye n'ubukungu ndetse no kurwanya bwa bukene. Tugwaye kaze mu kiganiro cyane. Murakoze. Twaganiriye n'abahinzi mu buryo bugiye butandukanye ariko none ndagira ngo tugaruke turasa ku ntego mu nshingano zanyu nka Compassion mu byo mufasha aba bantu. Kuri ubu ngubu ni igiki noneho kiba giteganyijwe kuri aba bantu bamwarangije guhuriza mu matsinda? Murakoze. Murakoze cyane. Ni byinshi tuba duteganyije, ni na byinshi nyamara twakoze, na byinshi turimo gukora ubu ngubu. Reka maze nk'he statistics uko duhagaze mu karere ka Rwamagana konyine gafite imishinga 9 kikagira abana 2,109 hakabamo amatsinda 75. Ayo matsinda yose akaba afite amafaranga angana na miliyoni 26 ibihumbi 847 n'amafaranga 280. Nanjye barampaho ayo mafaranga ni menshi. Ayo mafaranga yacu amafaranga ko tuyavuze akaba amwe ari kuri konte barizigamiye, ayandi akaba ari mu nguzanyo agenda circulatinga, ayandi akaba ari mu bikorwa nk'ibi bashoyemo. Ariko turizera yuko sezo y'ubuhinzi ingiyi turimo nibarangiza gusarura bakagurisha aya mafaranga ashobora kwiyongeraho nka 30%. Urumva ni ibikorwa byiza cyane. Ese noneho wenda utarakomeza muri gahunda zanyu nshobora kwibaza mbere niko byakorwaga cyangwa ni igitekerezo mwaje kugira muravuga muti noneho reka dutangire noneho tuba naho bibumbire hamwe bahuza imbaraga bwa bukene aho tujye tureka gukomeza kubaho? Ntabwo ari uko byakorwaga. Mbere twakiragaho amatsinda tugafata amafaranga tukayabaha. Babona ari amafaranga tubahaye bakayangiza. Kuko ntabwo abavuye mu mufuka. Duhindura noneho mu agacupa kagasoma urya kanyama kakarya. Noneho barangiza bakayagabana bajyana mu rugo mwakanywa inzoga, undi ati nashakagamo igitenge bakarwana. Noneho duhindura ikindi kintu turava ngo reka dukore yindi model ya mindset change. Aho tubabumbira hamwe tukabigisha kwishakamo ubushobozi, bakishakamo amafaranga, noneho bagashoramo igikorwa bakigeza kuri 60%, tukaba aribwo dushobora guturuka inyuma tukabasupporting kugira ngo byihutishe umuvuduko wo kugera ku iterambere bashaka kugeraho. Urabona urugero nk'ubu amatsinda twasuye nta giceri c'11 twigeze tubaha ngo nimwakire mufate. Ni amafaranga bikuye mu mifuka yabo. Ariko dufite vision yuko nibakomeza kwizigama bagakomezamo gukora neza, hari ayandi mafaranga tuzabongereramo kugira ngo vision bashaka kugeraho barusheho kuyigeraho. Urugero naguha, ubu urabona ko bafashe bagakodesha iya mirima yo hepfo na n'uyu. Ejo bashatse kongera guhinga bayikodesha, noneho natwe twabakodeshereza uwa gatatu. Urubukuru barushaho tugera tubatera ingabo mu bwongo kugira ngo bagere ku iterambere bashaka kugeraho. Noneho wenda tugikomeza gatoya, iyo umuntu umubyeyi wo mu cyaro, ngiye ku ruhande rwanjye kubera ko nkunda gutembera mu byaro cyane kandi ikoranira n'abahinzi, ukumva noneho
bafite imyumvire yo kuvuga ngo tuzikorera uruganda ibi bibatera izihe mbaraga nko kumva ko ya mindset kwaguhinduka mu myumvire mwebwe nkamwe mwumva muba mwacivinze goals zanyu gute iyo bageze ku kiro cyo gukora uruganda tureba bafite percentage ingana iki icyo gihe tubakorera icyo bita ngo ni complementary intervention proposals tukabashakira ayo mafaranga yagura yakora urwo ruganda nubwo rwaba ari uruto ruciriritse cyane urugero hari umuyobozi w'itorero rya Zion Temple Mwurire Evangeliste Jean Baptiste yambwiye yuko afite igitekerezo cyo kugura icyuma gisya kitonora kigasya n'ibigori gihagaze miliyoni 2. Yego urumva icyo ni igitekerezo afite kandi afitiye ababyeyi yego ubwo rero nakimbwira nancyo hura niki ndaza nsure ya matsinda nisanga ameze neza nk'uko ameze nicara nandike iyo propose nyohereza abaterankunga niba duhaye amafaranga cyacu batukigure yego hanyuma noneho urasaba iki abagenerwa bikorwa banyu kuri uyu munsi ndabasaba ikintu kimwe ikintu cyitwa kudatezuka ku ntego kuko iyo utangiye igikorwa icyo ari cyo cyose uhuramo na dodani iyi sezo bashobora kweza iyi ni sezo ni beza yego yes isoko rirahari kuko bakorana n'imirenge bakorana n'akarere bagashyira mu ihundikiro rw'imeza akaza akagura ariko igihe ibihingwa bizaba byatakaje igiciro bakabona profit cyangwa inyungu bashakaga kubona siyo babonye nibazatezuke kuri rwa rugamba kuko inzira ni ndende kuko umwana ntabwo avuka umunsi umwe ngo ahite akuriraho so nibatezuke ku ntego yabo kandi cyaka binababwira bamenye yuko compassion ifatanyije n'itorero ryabo tubashyigikiye 100%. Yego yes reka tubibutse ko turi mu kiganiro Zahabu ya twese by'umwihariko twari tukiganira na Robin akaba ari umuhuzabikorwa wa Compassion International ndetse n'amatorero hano by'umwihariko muri Rwamagana. Reka nkubwire ko mu kiganiro cyacu amaze gutanga ubutumwa mu buryo bugiye butandukanye. Hari agashyingura cumu batanga ku bakurikiye televiziyo cyangwa mwacukije? Oya ntabwo twacukije. Agashyingura cumu ni umusozo. Great. Navuga yuko mukomeze mudusure kandi mudufashe mu kumenyekanisha ibikorwa. Iyo ufite igikorwa ntukimenyekanishe nabo hanze ntibamenye ko kirimo gukorwa. So ubwo twapfunduye rero kano gaseke imikoranire tugashyira hamwe reka dukomezemo uburyo uzakeneraho facilitation it will be provided ariko nanjye marketing yanjye cyangwa visibility y'ibikorwa ishobore kugaragara mube partners together with compassion hamwe na beneficiaries kuko twese turi abanyarwanda by'umwihariko compassion niwe muryango uyobowe n'umunyarwanda ukoresha abanyarwanda ugakorera abanyarwanda aba beneficiaries bakaba abanyarwanda. Urumva ko rero rwose navuga ngo guma kubera ko avuze ko n'umuryango w'abanyarwanda ukorera abanyarwanda ubereyeho abanyarwanda iyi ngije kumera nka siroga y'icyo bita democracy. Yes bavuga ngo ikingo di peuple ngo pour le peuple ba docteur nibo babyumva hagati ngaho akaba ari akanyuzemo kugira ngo twumve ko byibuze rega nawe udukurikiye mu kiganiro ari ibintu byiza cyane. Reka tugushimire cyane ko bitabira ikiganiro cyacu. Murakoze